ese waba warafunguye amaso yawe waramaze kumva uko ibintu bimeze? Amakuru acicikana hirya no hino aragaragaza ko isi igeze mu bihe bikomeye aho ikinyoma gishaka gukomeza gupfukirana abantu, ariko abantu bari kubyuka ku bwinshi. Muri Amerika rero ho hakunzwe kuvuga amakuru avuga ko ngo bashaka kuzananga ibintu bimeze nk'ibivejuru ngo bagahisha abantu, nanone bakababwira ngo Kristo ngo babahaye wa kera ngo ntago yari we, ngo barikiniraga ngo babazane undi Kristo mushyashya. Ibyo bazakora bise Project Blue Beam, ngo bazafata nk'umuntu umeze nka Kristo bakamushyira mu kirere, ibintu bazakoresha ngo technology, none ngo abantu bakavuga ngo babahaye undi Kristo mushyashya. Ibyo ni ibintu bigezweho, ariko muri Amerika bakavuga bati ibi bintu guverinoma ya Amerika iramutse yibeshye ikabikora bizaba ari akamaramaza katigeze kabaho, mbese bizabatera isoni n'ikimwaro gikomeye cyane, kuko abantu batazatinda gutahura ko ari ibinyoma. Ibyo bintu rero nibyo birimbanije, ariko uyu munsi reka tuganire ukuntu abantu bafunguye amaso bari kureba ukuntu ibintu bimeze, kugira ngo batazongera kubeshywa na gato. Kandi aho like rero kugira ngo dukomeze, mwiyandikishe namwe wakoze kwiyandikisha subscribe, turabashimiye cyane. Uku kuri murabona ko kugenda kubohora imbohe, kandi uku kuri gutsinda byanze bikunze. Twarababwiye tubabwira ko ibintu byose bababeshye, none dore igihe cyabo kirashize, igihe cy'ibinyoma babeshye cyose kirashize, nibwo batangiye gushaka kongera guhimba ibindi binyoma. None igihe cyabo cyararangiye, fungura amaso yawe kuko igihe cyabo kiri bugufi kurangira, nkuko nabikubwiye inyuma. Ndamutse nkubwiye ko isi yagomeje isinzira, yibera mu bitozi gusa, mu gihe Satani we Sekibi arimo arubaka ubwami bwe kugira ngo arebe ukuntu azongera gucura inkumbi akabeshya abantu. Ibyo bintu mwese murabibona, ngira ngo biragaragara. Noneho ibimenyetso biri hano biragaragara ngo mbikubwiye, ariko abantu bake cyane nibo batangiye kubibona. Nimwe rero mugomba kubera abandi urumuri, mubabera ukuri, kuko ukuri nuko abantu, inyoko muntu, ikiremwa cya muntu, ikiremwa cy'Imana ariko kiremwa muntu, kiri kwinjira mu itandukanyiro. Harimo abazakomeza mu buyobe bwabo bahisemo, n'abandi bazaza mu kuri, tukabera abandi urumuri. Abantu benshi rero barimo barakanguka, kandi ntabwo ari buri wese uzakanguka. Bamwe ahubwo bazakomeza bavuga ngo ibyo shani bimwe byanyu mwivugira murabeshya, ariko bazakomeza babeshye cyangwa se babyemere ibyo binyoma kugeza igihe amaso yazabona ko babishywe, ariko bizaba ari kera byaraheze. Katurebe rero iyo shusho nagushyiriye aho ngaho ikwereka amaso nkuko Kristo bavuga mu byahishuwe ko yasaga, ntabwo ari kugutera ubwoba, ahubwo no kugira ngo ukanguke. None uvuge uku kuri bambishe ni ukuhe? Byahishuwe batubwira ko amaso ya Kristo yasaga n'ibirimi by'umuriro, kubera ko nta kintu na kimwe gihishe kitazajya ahagaragara. Ubu ngubu rero, ni ukuvuga ngo ibihishe byose biri kugaragara, kujya ku karubanda kurusha umuvuduko w'urumuri, kurusha uko abantu babitekerezaga. Kuki uyu munsi rero ibi bintu bifite akamaro tugomba kubimenya, tukamenya ibyo ari byo? Ni ukubera iki? Nuko ukuri ntushobora kuguhisha ibihe byose, kandi kuguhishe abantu bose icyarimwe ntibishoboka. Ni ukuvuga ngo ukuri kwinjira mu ngo z'abantu, yaba za social media, ku ikoranabuhanga, ku mbuga nkoranyambaga, muri za politike, ahantu hose kuri kugenda gusohoka gahoro, kuko Sekibi ntashobora kuganza iteka. Abaje rero bari kugenda bibaza ibintu n'ibiki, batahura ukuri. Kubera iki? Kubera ko Imana yaravuze muri iyo minsi ya nyuma nzabaha umwuka wo kongera kubona, gufungura amaso yanyu mubone, noneho bwa bwonko bwanyu bwongere bukore neza, mu miryango yanyu, ahazaza hanyu, ejo hazaza muzahategurira gute mukiri mu buyobe? Mukanguke. Abantu rero bari mu buyobe nabo bagipinga, bazagenda gahoro bareba ko ibyo babwiye byose ari ibinyoma. None ahubwo bavuga ati bya bintu badupfutse ibigatambara mu maso. Amateka tubwira iki rero? Amateka tubwira ko iyo mpatsibihugu zigiye kugwa, abantu bose bakurikira ibinyoma ku bwinshi, bake nibo baba bari mu kuri gatoya. Uyu munsi rero intambara turwana ntago ari iy'umubiri, ingufu zindi z'umubiri, ahubwo ni iy'umwuka, mu mitekerereze yawe no kwigirira icyizere. Igirira icyizere, kuko nta muntu uzakugirira icyizere na gato.
abantu bari mu bubyutse bamaze gukanguka nuko bari kubona urwo rumuri kandi bakazabira abandi urumuri amamiliyoni n'amamiliyoni. Nibyo biri kuba kandi bizakwira isi yose. Reba neza mu isi gukikije hirya no hino, abantu bose bari kumva ko hari ikintu kibura. Abantu bakavuga bati nubwo iri koranabuhanga riturangaza, ariko hari ibintu tutari kubona, hari ibintu tutabona. Wavuga ukuri ukabona kurakaje abantu, kandi n'abantu wabwira ibinyoma ukabona ahubwo nibyo bemeye. Ariko gahoro Imana iri gutuma muntu arimo arareba ibi bintu batubeshye, urusaku ruri hirya no hino. Kubera iki abantu bamye bahitamo ibiguruka by'isi bakanga gutora ukuri inyurabwenge? Abantu muri iyi minsi bishimisha ibibanezeza cyane, ahubwo ntibirebeho ubwabo, barebe ese turajya he, turavahe tukajya he. Niyo mpamvu rero abantu batabona ko bari kugwa, ariko biri imbere yabo ntibakibibona. Nk'uko tubisoma mu Roma 3:10-18, nta n'umwe ukimenya Imana, nta n'umwe ushakisha Imana, bose barayobye. Uyu munsi nkubwirire weho uri kunyumva uyu munsi, amateka uko atubwira adusubiramo iteka ko ibintu byose uko byamye bimeze, iyo mpatsibugu zigiye kugwa zigwa uko bisa, kandi noneho mbere y'uko zigwa ibimenyetso birabanza bikaba. Abahanuzi ba kera babwiraga abantu, bakabwira mwa bihugu mwe, dore irimbuka ryanyu riraje. Bakavuga ati no, bizaza ryari, bizaba gute? Reba ibya Nowa imyaka 120 yabwiye abantu, kiriya gihe babagaho imyaka myinshi cyane. Bakavuga ntibishoboka, imvura itangiye kugwa, umwuzuruje, byagenze gute? Bose bashatse kwinjira ya nkuge, ariko nta n'umwe wayinjiyemo kubera ko imiryango yarafunze, kuko bari baratinze. Niyo mpamvu Kristo nawe yaratubwiye ati bazabazanira ubuyobe buzaba bwinshi mbere y'uko irangira ry'ikinyejana ry'ibi bintu birangira, ry'ubu bwami bwa Satani burangira. Hazaba ubuyobe bukomeye cyane. Benshi bazareba ariko ntibazabona, kandi bazumva ariko ntabwo bazumva. Bivuze ngo ubuhumyi bw'abantu ntabwo ari ukuvuga ngo ni ku mubiri gusa, ahubwo mu mwuka. Kubera ko utari mu mwuka ngo ukanguke ntabwo uzabyumva nyine. Ni ukuvuga ngo uriya muriro tubona mu maso ye nk'urubanza, kugira ngo ube umuntu ukeye uri mu kuri, kandi noneho ibinyoma byose ubikubite hasi ntubyumve. Noneho umusatsi w'umweru ubona utwereka inyurabwenge, itwereka ubuziraherezo, ubasha burenze imiyoborere n'amasisiteme bya muntu, birenze kure. Ubutumwa burigaragaza neza. Dore ubutumwa nta kintu na kimwe gihishe kitazajya ahagaragara, kizakomeza gihishwe iteka ryose. No, ntibishoboka. Reka rero nkubwire uyu munsi ibintu byose biri kuba ku isi yose. Abantu bose, nta n'umwe ukizera amareta, ntawe ukizera itangazamakuru, ntawe ukizera inzego, nta n'ubwo abantu bakizerana ubwabo. Kandi wibuke ko Kristo yaratubwiye muri iyo minsi, n'umwana ntazizera nyina ntazizera umwana, se ntazizera umwana, umwana ntazizera se. Niko bimeze. Urabona ko ibyo bintu byarahanuwe igihe kirekire, yaba abahanuzi yaba na Kristo, bose babihurizaho bavuga ko muri icyo gihe icyizere kizaba gike cyane, kandi ko n'ukwemera no kwizana ko kuzagabanuka. Ubwoba buzakwira ku bantu benshi cyane, mu gihe amahoro azabura mu mitima ya benshi. Ariko nanone byongeye, amamiliyoni n'amamiliyoni bose barimo barashakisha ububyutse bwo mu mwuka, bareba ukuntu bakanguka. Niyo mpamvu ubona impinduka ziri kuba mu isi yose ntabwo ari izaje gutya gusa, nuko ariko Imana yabigennye. Niba rero icuraburindi n'umwijima bikomeje kugenda bikwira mu bantu benshi cyane, n'abantu nabo baravuga bati ibi bintu biratujyana, reka dushakishe rwa rumuri. Uru rumuri icuraburindi uzarebe utangiye kujya mu icuraburindi ubona ibintu bipfukiranye cyane, utangira gushakisha aho wakura akantu k'urumuri. Ukuri niko abantu bazabyuka. Niyo mpamvu tuzi imbere yanyu kugira ngo tubabere urumuri, namwe mubere abandi urumuri. Niyo mpamvu rero ububyutse, ibi biganiro turi kugira by'ububyutse byose bigomba gukwira ahantu hose,
nk'uko Imana yabigennye, atari uko mbishatse, atari uko ubishatse, atari uko tubigenye twebwe nk'abantu, ariko kubera ko ariko Imana yabivuze. Hano rero hari ikintu gitangaje cyane benshi batabona. Ikibazo gikomeye nuko Satani ntabwo aza akwigaragariza ngo ni Satani gutya buri wese ngabibone ngo dore ngo ni Satani, ahubwo yigira marayika w'umucyo. Urabizi, benshi bibereye mu munyenga w'ibinyoma, niko nabivuga, bagiye mu murongo w'ibinyoma bigumiramo, ariko abantu benshi ntabwo bemera ukuri, ntabwo bavuga bati dushaka ukuri, kuko baravuga bati ukuri shaka kuvuga birakomeye cyane, hari igihe bigira ingaruka. Benshi bumva ko umwijima n'ibinyoma bizaza ari ibintu bikanga. Oya, biza byigize marayika w'umucyo bikakuyobya, biza bigukurura bikakuryoshya, noneho ukagwa hashashe. Wamara kugwa hashashe rero ni uko nguko bigenda. 2019 mwaribonye byabaye ukuntu bababeshye. Niyo mpamvu amasysteme y'ibinyoma abasha kurokoka akaba igihe kinini, kubera ko aba yashyize abantu benshi hashashe. Wabwira wa muntu dore nyamara bya bintu bakubwira n'ibinyoma, akakwita umusazi, kuko gahoro gahoro uko umuntu aremye, iyo ibinyoma nyine utabitawe hakiri kare birakuganza, noneho ukaziryamiramo, ukavimvira, ugasinzira, ukazajya gushiduka ibintu byarageze kure. Dore intambara turwana rero. Intambara turwana kandi itangira iyo abantu batangiye gufata umwanzuro, noneho bagafungura amaso yabo bisesuye, bakavuga bati ibi bintu turimo n'ubugesera n'ubuyobe batubwiye. Reka turebe rero ikindi kintu kinyuranye abantu benshi batemera. Iyo umuntu ubwiye turi umuyobe ntabyemera. Mu gihe isi ivuga iti dushyigikiye kwishyura ukizana, ariko mu mitwe ya benshi barakorewe iyozabwonko ry'ubwoba, ibiguruka bigezweho, cyangwa se karambona ate, barambona bate, baranshima gute. Abantu nk'urugero aravuga ati mbuze nk'abantu bankurikira kuri YouTube, kuri Facebook, ahantu hose, TikTok, bizagenda gute? Aho kugira ngo ahubwo avuga ati mbuze ubumuntu bwanjye nzagaragara nte, mbuze iby'isi nzagaragara nte, nibyo bibandaho. Ntabwo bibanda kuri bya mbuze ubumuntu bwanjye bizagenda gute. Urebe ibintu abantu bakora hirya no hino, urebe kuko nimba bigendanye n'amahame n'umurongo w'Uwiteka Imana. No, abantu ahubwo bahitamo ibigaragarira amaso kugira ngo bwa bwoba bwabo babuhishe. Niyo mpamvu ubwoba butuma imiryango n'ibihugu byivanaho ukuri kugira ngo bigaragare neza, bigaragare ko mu nzira ya Satani, kandi Satani nimba ari uri ku isi ntabwo azahura n'ukuri nyine. Niyo mpamvu abantu benshi bahunga ukuri, ukababwira ukuri no ntumuzeho ukuri, ukamubwira ati nyamara uriya muntu yazize ubusa, have wivuga ibyo bintu utaneza ibyago. Katurebe rero muri ubu byutse bukomeye turimo turagira, bwabayeho no mu mateka na mbere, abantu bake bafite ubushake bwo guhagarara ku maguru yabo yombi bakavuga bati twebwe dukunze ukuri. Icyo gihe ni igihe buri muntu wese ahitamo cy'ukuri, noneho akavuga ati ngewe mvuye muri ibintu by'isi, mvuye muri umunyenga w'ibinyoma, ngiye gukurikirana ukuri. Niko ya minyururu itangira gucika ikagwa hasi. Niyo mpamvu ubu byutse iteka bwose iyo bubayeho bubangamira amareta n'inzego z'ibitugu ziri hirya no hino ku isi, kuko umuntu azi ukuri ari mu bubyutse ntushobora kumuyobora uko wishakiye ngo umukorere iyozabwonko. Ntibishoboka, ni ibintu byageragejwe. Dore ubutumwa rero ngubu buroroshye, n'ubu fungura amaso yawe mbere yuko isi ikubwira iti dore waratinze, kugira ngo witekerezeho, kuko isi ntabwo izakubwira ngo mbabarira njye nakuyobeje. Ahubwo fungura amaso yawe mbere yuko isi izakubwira wabaye mu buyobobana natwe, byararenganye, igihe cyararangiye. Wituma ibintu bikurangaza byose bigukuraho icyizere cyawe no kubasha kwitekerezaho. Itekerezo mbere na mbere, wimenye,
witekerezeho none uvuga uti ndinde ndi hano gute, gahunda yanjye ni iyihe, nimva hano nzakora iki, nzajya he. Witekerezeho ubone uko ukuri kumeze atari ibinyoma. Ibaza ibibazo byose ku bintu, yaba ibyo urya, yaba ibyo wambara, yaba aho ujya, yaba ibyo ukora byose, ibyo wishimira byose, iminsi mikuru, ibintu byose wizihiza mu bintu mu biki. Noneho nibwo uzatangira noneho kwitaho, umenye uwo uriwe umunsi ku munsi. Ukuri rero ntabwo gutinya, gutinya iyo umaze kumenya ukuri ntutinya, uzabirebe. Kereka nyine iyo bakuvanye mu mwuka nta kundi, kuko iyo wamenye ukuri ni ibintu Imana yashyize mu bantu. Wamaze kumenya ukuri ntushobora kujya mu binyoma. Abantu benshi baremera ukuri bakakuzira, kuko ukuri gutaye ukuntu iyo ukurabutswe ntushobora kongera kujya mu mwijima. Wapi, ntibishoboka. Umwijima we rero urokoka ute? Urokoka kubera ko abantu banangira bakanga kureba nyuma kure y'ibyo babwirwa kugira ngo bacukumbure. Niko umwijima uganza. Igihe kiraje rero, igihe kiraje kugira ngo izo maske mwambaye zose zigwe, noneho bya bintu byose byari bihishe bize ku karubanda, ahantu hose bose babibona. Ndibaza ko benshi bazatangira bavuge bati twagiye mu bibe koko, ni koko Yeremiya 13:19 ni koko twarazwe ibinyoma n'abasokuruza bacu. Nibyo bigiye kuba. Dore ikibazo nyamukuru wakwibaza nanone, niba ukuri kugaragara imbere yawe umunsi ko kwigaragariza, kuki utakubona? Ese ntabwo ukubona? Ndizera ushobora kuba ukubona ariko ukigira nyoni nyinshi cyangwa ukiraza inyanza. Subiza, uko kuri ubona urebye ibintu by'isi biri kugenda bijya hanze ku karubanda, ni gute waba utabibona? Ntibishoboka. Kankubwire rero, nk'umuntu mugenzi wawe twagiriye ubuntu n'Imana ikaduha urumuri, reka nkubwire, kiremwa muntu kigomba kwiga ko gutera imbere udafite inyurabwenge ni ibintu byo bugesera. Shaka inyurabwenge, ushaka amaso y'Uwiteka Imana, noneho ubundi wige uko usohoka muri umwijima urimo. Ikoranabuhanga ntabwo rishobora guhuza isi yose uko Imana yabikora. Abantu benshi bibwira ko bagezeyo ngo kubera ikoranabuhanga ngisi ngo yabaye mudugudu ibintu nk'ibyo. No, biriya ntago ari gushaka kuwiteka. Ugushaka kuwiteka Imana ni ibintu izakora binyuze mu mwuka, nibyo bashaka gukopera ariko ntago bazabigeraho. Niyo mpamvu umuryango cyangwa igihugu gitaye ukuri gita amahoro, ubumwe, ubwiyunge n'icyerekezo n'intumbero. Ni ukuvuga ngo udafite ukuri muri weho, utamahoro, ubwiyunge, kubumwe n'icyerekezo, ntibishoboka. Udafite ukuri mu muryango, mu gihugu, ntibishoboka yuko wagira icyerekezo cyangwa amahoro cyangwa ubumwe. Ububyutse nyabubyutse rero butangira abantu benshi batangiye gufata inshingano, noneho bakavuga bati mu mitekerereze yacu no mu bikorwa byacu tugiye guhinduka, dukurikira ukuri. Niko abantu bahinduka. Abantu rero bagomba gukomeza gushakisha ukuri, bagahagarika kuba impumyi, nkumiriza nkuyobore, bakurikira iyo ibintu bigiye bagendera mu bigare. Ibyo bintu bigomba guhagarara, ahubwo bagatangira gushakisha inyurabwenge, kumva ibintu, gusobanukirwa byimbitse. Amateka yisubiramo rero, y'amateka ahoraho ntiyigwe, akisubiramo nk'uko abantu benshi babivuga. Byose bitwereka ko ibintu byo guterera iyo ngiyo, ibintu bya ntibindeba, iyo ibimenyetso bije abantu babyiteho, nicyo gituma abantu bajya mu bibazo, imibabaro, ibintu by'amagorwa bidashira. Abantu bagahora baboroga, bababara, bavuga bati Mana twakoze iki, Mana kuki ngiye, kuki ibi n'ibi. Ibintu bikabaho kubera ko nyine mwatera agati mu ryinyo, mu bantu babindeba, ibimenyetso biraberekwa, ariko muranga mwihitiramo guhora muri ku ngoyi n'umuruho. Niyo mpamvu rero nakubwira ngo ejo hazaza nahanyu. Mwebwe mwahisemo ukuri, kugira imbaraga, kugira inyurabwenge yo kwisobanura ibintu, kandi mukagira umuhate wo gutsinda ibinyoma n'ikibi cyose. Nubwo mukabutsinda, nimwe muzaragwa ejo hazaza. Ejo hazaza nahanyu rero mwebwe mudatinya ibinyoma, mudatinya ubwoba, ahubwo mukunda ukuri, mwahisemo ukuri kugira ngo
mubera abandi urumuri. Nkakubwira nti rero niba ubutumwa bufunguye amaso yawe uyu munsi niyo kaba ari gato cyane, ntubyiherane ubwawe kandi aho like kugira ngo ibintu bigere ku bantu benshi cyane, ubundi ubisangize bagenzi bawe, wandikemo umbwire uti dore ngiye gukanguka uyu munsi. Isi yuzuye ibintu byinshi by'ibirangaza kandi byose byashyiriweho kugira ngo bikomeze birangaza muntu, ariko ukuri iteka kwishakira inzira, kandi inzira igaragarira wa muntu ufite umuhati n'ubushake bwo gushaka ukuri. Hitamo uyu munsi rero gutekereza byimbitse, ubaze ibibazo byose kugira ngo usigasire wa mwuka wawe ibinyoma bitakwigarurira. Niba rero wumva ko umuntu akeneye ububyutse ubu ngubu kurusha ibindi bintu byose byabayeho, kandi aho like nanone wiyandikishe subscribe, namwe mukomeje kwiyandikisha mu nijoro, ndabashimiye cyane kandi ntubyiherane nk'uko nabikubwiye. Niyo mpamvu rero nk'umuntu nkawe nibaza ko ushaka kumenya ukuri, ntago watinze cyane, igihe niki ujye uza uvoma ukuri, uko kuri nawe ukwagure, numara kwagura usangize n'abandi. Andika rero usubize kino kibazo, niki isi irangariye muri no minsi kiri kurangaza isi yose? Andikamo ese ni ibintu n'amafaranga, ni intambara, ni biki? Twandikiremo ikintu ubona kiri kurangaza isi muri no minsi, noneho urebe ibyo bintu wandike nka 3-4, none utangire umbwira uti mfashe gahunda yo kubyirinda ibi bintu ntibizandangaza. Nkambashimira abo twabanye, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, toda raba, tov meyo.